navukiye muri Congo, guhuza impano n'amasomo n'ababyeyi kuba batari kubyumva neza. Hari umupapa wigeze kumbwira ngo ese umuntu aguhaye hoteli y'inyenyeri 5 ukamutiza intoki zawe amezi 2 wabikora? Amakaroni. Nitwa Musabwa Olivier, nsengera muri Fosco ya Kimironko, ndi umupianiste ariko nyine cyane cyane ngo ndi umuramyi nkoresha impano yanjye mu kuramya Imana no kuyihimbaza. So muri Fosco ya Gospel Church niho dusengera Kimironko. Musabwa yatubwira amateka ye muri makeya. Amateka yanjye rero na uhereye ukiri umwana, uburyo wakuze, uburyo wisanze mu muziki. Okay, urumva guhera nkiri umwana navukiye muri Congo, so nza mu Rwanda ndi mutoya cyane, so niho nigiye primaire n'amashuri yandi birakomeza, secondaire nyigira i Bugande, ndi kwihuta kugira ngo kubw'umwanya wenda wisanzure ntugire hasi. Okay, so rumva kuvuga umuntu wavuga amateka ye kuva akiri umwana ntago byahita birangira, niyo mpamvu umuntu agomba kubigira like and very free kugira ngo byorohe. Ariko ndakeka ko ntago nagize ubuzima wenda bugoye cyane, navuga ngo wenda nashingira kugira ngo ngire amateka akakaye, ariko mu buzima umuntu agenda ahura n'ama challenges nyine nk'ibisanzwe nk'abandi bantu bose. So ariko ndashima Imana ko ibintu byagiye bigenda neza, ubuzima ntibwagorana. Ariko ikintu navuga gishobora kuba cyarangoye mu buto bwanjye ni uguhuza impano yanjye n'amasomo. Mu buryo bumeze gute? No kuvuga ngo ntago gucuranga njyewe narabishoboraga no kwiga nkabishobora, ariko ikibazo kikaba hagati yanjye n'ababyeyi kutabyumva kimwe. Urumva nk'umwana muto ari igihe abantu batabyumvaga neza, bumvaga ugiye kureka ishuri ujye muri music gusa, kikaba kibaye ikibazo. Ariko nyine ibyo biba imbogamizi, ubwanjye nkahorana nyine nkagira iyo challenge, ariko nyine kubw'amahirwe birakunda, nkacuranga nkaniga bigakunda. So ubwo hari muri primaire, kubera ko nibyo byari bigoye cyane, nabwo ababyeyi bari bafite impungenge zo kumva ko bishobora kumbera ikibazo ku bijyanye na education yanjye, ariko byaje gukunda nsoza nyine amashuri yibanze neza n'ayisumbuye, aho nayigiye Kampala. Iho niho noneho byankomereye cyane, iho byarankomereye kubera ko hari igihe nabaga mfite nk'igitaramo ahantu hitwa nk'Imbarara, kandi nabaga muri Kampala, kandi nko kuwa mbere dufite gukora nka kati. Kikaba ikibazo rero kubera ko wabaga uvuye Kampala uri traveling kuwa gatanu, kuwa cyumweru nimugoroba ukagaruka uri bujye muri classe kuwa mbere, ariko nyine kubw'amahirwe nkabona ndatsinze. Urumva ibyo nabyo nabyita ko bitewe nuko wenda sinumva cyane ko wenda navuga ngo ni ukubera religious, ariko wenda harimo no kuba umuntu wenda yarabiprogramaga, umuntu akaba yagenda ari gusoma mu nzira ukagaruka uri gusoma kugira ngo utazabangamira ababyeyi kwa bumve ko wabaye ikirara kandi nibyo uri gukora ari umurimo w'Imana. So izo challenge rero njye mu buzima bwanjye bwose nizo nagiye mpura nazo, guhuza impano n'amasomo n'ababyeyi kuba batari kubyumva neza. Ariko nyuma baza kubyumva, ngeze nko mu wa 5 secondaire, nibwo nyine wabonye ko nabyo bitangiye kungirira akamaro nyine like financially, barabyumvaho. So baranje kubyumva rero baravuga bya bintu birashoboka, kuko babonaga n'undi n'amasomo enda yibanze n'ayisumbuye ngiye kuyasoza neza nta kibazo cyabayemo. Birangira rero babyumvise, ndetse na n'uyu munsi, kugeza n'uyu munsi aho nigaga hano muri Kigali University. So nabwo narabikomeje, birangira ntacyo bitwaye. So nta mbogamizi nahuye nazo ngo wenda kubera gucuranga byatumye education yanjye ipfa, cyangwa se ngo kubera kwiga byatumye gucuranga kwanjye kubangamirwa. Never. Byose nabikoze neza, buri kintu nkagikora mu mwanya wacyo bikagenda neza.
nta kintu na kimwe nigeze mbangamira mu by'ukuri. Ndumva rero ubuzima bwanjye ni uko guhera ndi umwana primaire naracuranze, secondaire ndacuranga, na kaminuza aho ni icyiciro nize n'amakosa nakoze byose ntacyo byagiye bihungabanya, nabikoze neza nk'uko byagombaga. Wageze mu Rwanda ufite imyaka ingahe? Nageze mu Rwanda mfite imyaka 5. Reka nkubaze akantu k'aga challenge twagiye tugira, niba nawe warahuye nako. Mbwira uburyo witwaraga iyo wacaga ahantu bakakubwira ngo dore umunyamurenge. Urumva kera iyo myaka byari bigoye cyane ariko twigaga nkanjye kako nari muto cyane ntacyo nje byambwiraga, ariko numvaga nyine ari kuguserereza byandi by'abana twabaga turi gukina umupira. Muri primaire umaze kujya mu wa gatatu ntiwarakaraga? Ntago narakaraga kundi, ntago byandakaza ngo numve ndarakaye ko ngiye. I was proud of what I am, sibyo? Uvukira umwana kuva nkiri mutoye nari proud y'ubwoko bwanjye, ahubwo nagiraga ishyaka ryo kubumvisha ko ndiwe ahubwo. So urumva ndi umunyamurenge singomba kubyihakana. So rero niba ndi umunyamurenge rero ntago bigomba kumbabaza, kuko uko navutse ngomba kugushimira Imana, kandi ni nabyo binkwiriye kwa singomba kubaho ubuzima nk'ubwo ndi muntu. Ariko ikintu kimwe nubwo wenda byabaga ari uko bimeze, byabaga binagoye, kuko wasangaga muri society nyine nk'abantu barenze nk'abangahe bari kubwira so bishobora kuba biri no mu bintu byatumye ngabanyaga kungu k'abana twanganaga benshi. Kubera ko bagusererezaga? Kubera ko kuvuga Kanyamurenge byararakazaga cyane ariko atangiye kuba proud ari uko amaze kuba mukuru. Ariko mbereho byabaga ari ibibazo, ariko njye ntacyo byantwaraga. Niyo mpamvu navuze let me leave them. Urumva abandi bana bajyaga gukina umupira, njye nkigira gucuranga. Niyo mpamvu akenshi wenda ntagonganye nabyo cyane. Ndakeka ko kenshi abantu mwakinye umupira nawe urimo niho hantu mwahuriraga n'ibyo bintu. Ese ni ukubera iki buriya byaduteraga urwikekwe? Sinzi, wenda nuko gusa hagati aho turashima leta yacu y'u Rwanda, kubera ko yatumye abantu bose baba bamwe bafite ubwene gihugu. So nyine kiriya cyatumaga tubabara nuko abenshi bari bakiva muri harya ni Sud Kivu, Sud Kivu sibyo, cyangwa ruguru nyine. Bari bakiva ruguru, usanga benshi nyine wenda ari nk'umwana uje ababyeyi be baraje kera hano, wenda akaba naribwo ari kuza, none yatekereza n'ukuntu bwari ubwana gukura. Twabaye proud, apana kuba proud, tubishikamyeho kabisa, turi more proud cyane rwose, sibyo? Over confident. Kuko umukongomani ari proud yo kuba ari umukongomani, umunyarwanda ari proud yo kuba ari umunyarwanda. Uko wavutse niba uri umunyarwanda, nubwo uzajya gutura muri Canada cyangwa muri Amerika, n'umwana wawe ntibizakuraho ko ari umunyarwanda. Decently azaba ari umunyarwanda, ariko nationalism ubwo nyine izaba ari abanyamerika, ariko uzaba uri umunyarwanda cyangwa umunyamurenge nyine, ubwo nibyo. So ubwene gihugu ntago bukwambura kavukire. Yes, that's what. Twigarukire ko igihe Musabwa yatangiye gucuranga. Igihe wibuka waba waratangiye ufite nk'imyaka ingahe? Natangiye gucuranga mfite imyaka 8. Ninde waba warakwigishije? Ni Mbangutse wanyigishije. Mufite icyo mupfana Mbangutse? Ni mubyara wanjye. Mama agakurikira, niwe papa akurikira ku mugongo neza. Niwe watangiye kukwigisha? Niwe watangiye kunyigisha na 2008. Hanyuma noneho uza kwisanga noneho kuba umu artiste gute? So rero ibi bintu ukuntu byaje, ubundi mbere 2008 n'ubundi ntaratangira gucuranga, naririmbaga muri korali yitwa Come to Jesus, ariko y'abana ahantu Siloam Sengero ubu ngubu habagamo indi church. Yari ikomeye. Ariko ni indi korali, ntago ari Come to Jesus iriya dusanzwe tuzi. Ni abandi bana bo muri Ekodime
nyine bakoze iyo korali nabo ariko baberefeye n'ubundi kuri Come to Jesus y'abakuru, ariko yari y'undi rusengero rutandukanye n'urwo ngurwo ba Come to Jesus indi yabagamo. So hanyuma urumva nararirimbaga muri iyo korali n'abashiki bambangutse n'undi twaririmbanagamo ari twe badirija na badirijante nyine abo bashiki. So rero njye nararirimbaga, amaze gutangira gucuranga rero ndabibarekera njye nkomeza kwicurangira. So ejo bundi rero nko muri 2015 ndi Bugande nibwo nongeye kuririmba, ndirimba nkorera indirimbo abantu hano nasengeraga, mbahimbira indirimbo zigera kuri enye, numva ni nziza none akaba nanjye uzajya uziririmba, bakanga ko uziririmba kuko ati we wana niwe ugomba kuziririmba kabisa. Birangira rero nongeye kuba umu artiste muri ubwo, kwambajije kuba umu artiste bikubiyemo gucuranga, kuririmba, kwandika, ibintu nk'ibyo byose. So rero numva bya bintu ahubwo kuba umunyamuziki ngomba kubyuzuza byose, kuko hari impano inyihishemo yo kuba nakwandika indirimbo nkayiha abantu bakayumva kandi kabafasha, then nkanayicuranga none wa muziki ukuzura. Ndavuga then ubwo bihari 2015 2016 nibwo nagiye kureba umugabo bita Solomon ucuranga kwa Kayanja i Bugande, njya muri studio we ndamusura, anyereka uburyo Logic Pro ikora, ni system bakoresha abantu bakora music barayizi, ntangira kwiga utuntu duke ngeze hano mu Rwanda. Rero ubwo ndi kwihuta ngeze hano mu Rwanda 2018 irangira nsoje nyine ishuri i Bugande, nibwo naje none ndeba Mima Pro, ndeba Munyakuri, njya kwa Nikora, ngenda nyine niga utuntu tundi twisumbuyeho, hanyuma ndeba na online akora amasomo batanga online ya production, nayo ndayagura amwe namwe ndabikora, niga nyine gukora indirimbo. Nibwo bwa mbere rero 2020 nasohoye indirimbo yanjye yitwa Niwe Kristo, nyikoranye na Trezor Zikama. So ni nanjye wayikoreye, n'izindi zirasohoka, n'ubu hari izindi mfite ndi gutegura kuba nakorera ama video. So nuko rero kuba umu artiste nisanze nongeye kuba nakora indirimbo nkanazicuranga nkanazipublishinga nyine abantu bakazimenya. So ariko sinkeka ko ngewe nkanje ari imbaraga wenda nabishyizemo, ahubwo nuko wenda ubuntu bw'Imana yagize gutya nyine ravuga reka nongere nkwibutse ko ibyo nabyo wabikora kandi bikatanga ubutumwa bwiza. So nuko rero nisanze nongeye gukora ibyo bintu byose. Musabwa no munsi no mucuranzi, ni n'umuririmbyi, ni n'umwanditsi. Ubuzima bwa Musabwa no munsi bwawe bwifashe gute? Ubuzima bwanjye ntago bumeze nabi, ndahawe nyine nk'abandi basore bose bari i Kigali, gusa ubuzima bwanjye nyine mbukesha Imana n'impano yanjye. So kuko impano yanjye sofa ni intunze, kuba meze gutya ndabishimira Imana no kuba yarampaye impano yo kuba nacuranga, kuko n'utwo mfite twose nyine ni Ewana. Hari umupapa wigeze kumbwira ngo ese umuntu aguhaye hoteli y'inyenyeri 5 ukamutiza intoki zawe amezi 2 wabikora? Subiza namuhaye cyari gisa nkaho kitari cyiza, ariko niko kwari ukuri. Warayanze? Namubwiye ko Imana itamuhaye intoki amaboko 4, yari ibizi ko nicyo kintu kitashoboka. Nanamusubije ngo Imana itaragwaye amaboko ufite ngo ikongereho n'ayanjye ngewe sinyagire, ntago byakunda ko iyo hoteli nyifata. Kubera iki? Ejo yanashya, ariko amaboko yanjye nayagwaye ufite uburenganzira bwo kutayangarurira. Mako kantu karimo ubwenge kabisa. None se urumva agomba kwicara nyine tukabitekerezaho neza, kuko iburi impano y'Imana ntago Imana yaduhaye impano ngo tuzikoreshe kandi zitubyarira umusaruro. Ni nko kumbwira ngo okay, mbese yarashatse kumbwira ni nka cya gihe Yakobo na Esau bagurana umugisha we, awugurane ibaze kugurana ibishyimbo. Yarashonje by then, ariko yirengagije ko ejo mu gitondo atari bupfe n'ubundi nzara iri buze gushira, wenda akaba yabona n'ubundi bufasha butuma ariko atanga umugabane we. Byaje kuba ibibazo nyuma. So urumva nanjye nende njya kuba ntarasomye Bibiliya nari gufata hotel. Urumva
urumva tugomba gutungwa n'ibyo twasomye n'ibyo twamenye. Rero umuntu ni nko kungerageza, ni nko kuvuga ngo Kristo wa munsi yari gufata ibuye akarihindura umutsima, kuducungura kukaba kurarangiye, nyine Satani akabiburizamo. Ariko ntago umutsima ari wari kumutunga gusa, yari ari kureba inyungu nyinshi mu nzara yari afite, yari arimo kuharebamo inyungu y'ishyanga ry'abantu rikomeye cyane rizavamo. So urumva rero ntago nafata impano yanjye ngo ngigurane. Yapfubye mu muvugabutumwa. Oya ndi umuvugabutumwa ntago napfubye, kuko iri jambo mvuze yari urize gufasha. Buriya kuvuga ubutumwa rigasuka kujya hariya ngo bampe mikoro gusa. Ni wandika kuri stat ukandika ngo Kristo agira neza, uzayireba muri 200 bazayireba, harimo at least 3 cyangwa 5 bazavuga of course agira neza ko mfite ibihamya byabo. Bivuze ko musabwa ari umuvugabutumwa cyane, ko tubona uri umuntu umeze neza cyangwa se twakwita yuko wishoboye. Ni bino bintu ukora gusa cyangwa bigutunze? Nibyo nkora music. Ibindi ni nkuko nawe nyine wagwa kuri chance ikintu utigiye ukaba wagikora kigatungana ukagihemberwa. Nk'urugero, ushobora kubona umuntu akeneye inzu runaka yo kugura, uzahwiri ukamubwira ati iri hano runaka ku mafaranga ya naya, hanyuma akaguha komisiyo ikayongera ku ifaranga rufite kuri konti. N'urugero nari ntanze. So ariko ibi bivuze ko musabwa ari umukomisiyoneri. Nari mvuze wowe. So then n'urugero ariko nari ntanze kwa mfano kabisa. Nanishatse kumvisha ko nyine muri iyi si umuntu agomba kuba akora nyine ibintu byinshi kugira ngo agira icyo ageraho. Ntago wakwishingikiriza gusa kuba warize finance cyangwa no. So n'uwize finance abona amafaranga akayashora mu modoka, agakora imodoka imwe Dubai akayizana akayicuruza ku 10,000 gutyo, akayizana 2 paka baye umushoramari wa company runaka, akagenda ashyiramo imari mu zindi company bikigezaho nawe nyine akoriye bikarangira. So ariko sofa ahantu hanini nkora amafaranga cyangwa se nkora ubushobozi nawe mfite nubwo nteganya kugira ni mu muziki. Ni mu muziki niwo nkora, nta ibindi ni accessoire nyine biraho. Musabwa tumubajije nk'ikintu umuziki umaze kumugezaho mu buryo bufatika, habiri byaba bihari, wenda inzu, ibibanza cyangwa se wenda akaba ateganya n'ubukwe? Ubukwe bwo burahari. Ubukwe bwo burahari ariko ntago nzi umunsi, nubwo ndamenya n'ukwezi, ariko bwo burahari. Ko byagenda kose, niba naravutse nkavuka habaye ubukwe, kuki ngiye ntagira uruhare rwo kuba hagira uvuka habaye ubukwe? Si byo se? Kandi nawe warashatse urabizi kuko nabibizi. Nase kuki ushaka ko ngiye nterura? Rekunda. Noneho ibyo byo bizaba, ibindi byo kugeraho nose n'ubutaka ntago ari ubwacu. Wabigeraho kandi bizaza ari byinshi. Musabwa yabakunda iki cyo kurya? Amakaroni. Cyo kunywa? Icyo kunywa rero si amata se buriya. Siporo ye? Koga muri pisine. Waba ufana iyihe kipe? Barcelona. Musabwa niki cyamubabaje? Ikintu cyambabaje rero, ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye ko numva nkibuze se. Ndakibuze. Wow, cyagushimishije noneho wibuka cyane? Icyanshimishije ni umuntu umwe wambwiye ko yavuye muri gereza kahava yahindutse bitewe n'indirimbo zanjye njya nkora. Wow. Urumva yari umuntu wananiranye, baba baramujyanye bamujyana imageragere
kubera ibyaha yari yakoze bamufunguye ahita akizwa kubera ko agezemo atangira kumva ibisirimba byanjye biramufasha na twa dutaramo nakoze turamufasha n'indirimbo nakoze avuyemo rero aranyandikira iyo chat nanayipostinze kuri Instagram yanjye iriho. So uyu munsi rero umuntu ari muri Amerika, urumva kuvuga umuntu avuye muri ibyo bintu byose agiye muri Amerika, bari muri kampani ari gukorera amafaranga, yabaye umuntu muzima, yavuye mu biyobyabwenge, kandi urabizi ko biriya bihugu iyo ugezeyo gupfa cyane noneho byo biroroshye kubera ko hari ufite ubushobozi bwo kuba wahita unananirana burundu. So rero Imana ishimwe ko yarokotse kandi akagira no kumenya Kristo muri we. Nicyo kintu cyonyine cyanshimishije numva mu buzima bwanjye nishimira. Abantu benshi barabimbwira bakavuga uradufasha ibintu ukora ni byiza, ariko umuntu yansigayemo n'uyu munsi ntago njya mwibagirwa kabisa. Ubona umuntu w'umujama akubwira ati bro njye kabisa ibintu byawe byatumye numva Imana ko ari Imana kabisa. Ndavuga njye ariko byanteye ubwoba, byaranshimishije, ariko ndavuga uko buryo bya bintu tubikinisha kandi bifite, nibwo nese noneho nsobanukirwa navuga ibintu ngomba kubikora cyane kuko ngomba kugerera benshi kuri Kristo. At least nkagira uruhare muri 5 cyangwa bazagera mu ijuru cyangwa nubwo yabamwe akavuga ati wagize uruhare mu kugarura ubugingo bw'uyu muntu. Kino rero nicyo cyanshimishije kandi nizera ko n'abantu benshi nyine bazahinduka kubw'ibyo. Ni nabyo nshishikariza abantu benshi kuba byakuba nyine benshi bazahindurwe n'ibyo bikorwa, bumve ko Imana ariyo ya mbere, bizere Kristo. Ibindi byose ni accessoire, amafaranga n'ibindi bizaza, ariko first banza wumve ko Kristo yagucunguye agomba wowe kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Musabwa yabavuga indimi zingahe? Si Kinyarwanda se? Kinyarwanda, Icyongereza n'Ikigande. Bivuze ko n'indimi 3. Igiswahili se ntukizi? Igiswahili ndacyumva cyane, si ibintu wenda navuga ngo twaganira ngo nkubwire amagambo menshi nkayo nzi muri izo zindi ndimi zindi 3 mvuze. Urabizi uri umunyamuziki, ni nk'iki wifuza kugeraho? Nifuza kuba mu nzozi zanjye nategereje gukora studio, ndayikora birakunda, biba successful. So now ibitekerezo byanjye ubu ngubu ndi gushaka uburyo nzabona ubushobozi ngakora ikigo cy'abana biga gucuranga. Ndashaka gukora ikigo cya music. Nicyo kintu njya numva abana nimba n'ubushobozi nkeneye, iyo kintu mba numva nakora. Nubwo watubwiye yuko Mbangutse ari we wakwigishije, ni nawe mucuranzi ufite uko inspiringa cyangwa role model wawe? Of course niwe. Ni Mbangutse, nta nundi numva nawe wabaho. Ni Mbangutse role model uwo musaba cyane kabisa. Uriya papa atamuzi baramubarirwa. Uriya papa ashobora gukora ibintu ukazabicuranga ukazumva agaciro kabyo nk'umwaka utaha. Umuntu ushaka kuba nka Musabwa wamubwira iki? Ntawe nshaka ko aba nkanjye. Uwo muntu afite ikibazo gikomeye. Nta muntu njye nifuriza kuba nkanjye, nta n'umuntu nifuza kuba nkawe. Ahubwo ikintu namwifuriza ni umuntu ushaka gutera imbere agacuranga neza kurusha ibyo nakoze, kandi akaba ugukunda buriya yifuza kuba nkawe cyangwa se gucuranga nkawe. Oya, azacurange nkawe wenda yigire ku bintu nakoze, ariko acurange nkawe kandi abewe. Kuko naba nkanjye azananirwa. Wabwira none y'icyo umuntu ugukunda? Nukuri nanjye ndamukunda nimumenya. Bivuze abutazi ntabwo bakunda. Impamvu ntavuga ko mbakunda si uko ntarufite urukundo, ahubwo ruri reserved kugira ngo menye ko bahari hanyuma rube fulfilled. Musabwa turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Sinzi icyo watubwira usoza. Ikintu rero nakubwira nsoza,
ndabakunda nanjye kandi mukomeze mudusapotinge. Imana ibahe umugisha kudukurikirana, ni iby'agaciro. Tubiha umwanya tukanareba comment, tukareba ibintu byose. Dore n'ubu hari umuntu uri kumpamagara ndashaka kwitaba numva ikintu ambwira, ariko no kuri turabakunda. Imana ikomeze ibahe umugisha, mukomeze mudusapotinge uburyo bwose bushoboka, in all ways, financially, n'ibitekerezo mu biduhe. Dukeneye kwaguka tugakora umurimo w'Imana nk'uko bikwiye. Nubwo ntacyo twakorera Imana kugira ngo ikomeze yitwe Imana, kuko iri Imana ni nako izahora, nubwo tutayiramye ibiti n'amabuye bizayiramya. Ariko twebwe gusa ikintu tugomba kwemera, tugomba kugira izo mbaraga zanyu kugira ngo tugire n'abandi tugarurira kuri Kristo, kugira ngo n'abazabona ubugingo buhoraho. Nicyo navuga. Mukomeze mudukunde, natwe turabakunda.